Mwongeye kwirirwa nshuti zanjye nkunda, ndabasuhuje amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikibazo twese dukunze guhura nacyo iyo turi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu gihe dufunguye ama website runaka. Icyo gihe iyo turi kuri ayo ma website bahita batwohereza amalinki menshi cyane rwose. Amalinki adafite n'icyo atumariye, akenshi na kenshi ugasanga urayafunguye ugasanga ni nk'ibivirus ufunguye cyangwa se ayo malinki agatuma bashobora kuguhakinga cyangwa bigatuma na phone yawe itakaza amadata runaka uba ufitemo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero umuti w'icyo kibazo. Nkwibutsa gukora subscribe kuri Head TV niba uzi ko utari wayikora, share na like byawe nabyo ni ingenzi rwose, nabishima cyane. Ese waba ugira ikibazo cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku ma website runaka bakajya baguha amalinki utazi aho aturutse? Cyane cyane aya malinki aba yamamaza ibintu runaka, wanayafungura ugasanga bya bindi wari ubonyeho si nabyo bihari, ahubwo ugasanga bigukururiye ibibazo runaka habashe kurondora hano. Reka turebere hamwe umuti w'icyo kibazo rero. Uzaza hano kuri setting, muri setting ya phone yawe, ukore kuri setting, numara gukora kuri setting uze hano handitse search setting mu ishakiro hejuru. Nurangiza uze wandikemo ijambo DNS. Bahita bakwereka private DNS network and internet. Uzahakora, numara kuhakora umanuke hasi. Hano hanyuma handitse private DNS. Urabona ko iyanjye iri on, nabifunguye kugira mbashe kubera uko biba bimeze, ariko ubusanzwe si gutya njye biba bimeze kuko narabifunze. Ndaza mpakore kuri private DNS, basi banyereka utu tuntu off automatic private DNS provider host name. Ndaza hano ku ka gatatu kuri private DNS provide host name, mpakore hahite hasa aka kanuza k'ubururu gahite kahaza. Niba uzi ko telefone yawe rero ahangaha hatanditse iri jambo dns@adguard.com, ndagusaba guhita uwandikamo iri jambo rwose. Iri jambo ritarimo ntacyo waba wakoze. Urandika dns@adguard bifatanye .com. Nindangiza mpite nkora kuri save, savinga rwose. Urabona ko hajemo dns@adguard.com hasi. Ubu ntabwo nshobora kongera guhura na ariya malinki mu gihe ndi kuri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ndi kuri website runaka, kirazira. Ubu narangije kubihagarika, kenze mu gihe mbishaka kuzongera kubibona nibwo naza nkabikuramo. Ariko niba uzi ko ugiye kubikora gutya ugakurikiza step by step, icyo kibazo ntuzongera guhura nacyo. Murakoze, murakarama, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Tuzasubire ku kandi gace gakurikiyeho. Murakoze cyane.